twongeye kubaha ikaze shuti bakunze Amari Steven zirekomeze neza cyane tuje mu kiganiro amakuru y'uno munsi kwa 17 amakuru yo menshi cyane ndetse n'ubusesenguzi ku ngingo zitandukanye. Hano mu Rwanda hari amakuru, hanze y'u Rwanda hari amakuru mu Burundi no mu Kongo. Ndaje ngo operations zikomeye cyane ziri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. David Mashari ngo ikaze, wiriwe neza? Niriwe Marisi n'abadukurikiye bose kandi turabasuhuje. Amakuru yaho ngaho mu misozi miremire. Imisozi miremire Nyamirambo. Ngese ko ntabamo Norvege. Aya simbona so turi munsi ya mu Kigali. Wapi? Akera mu Kigali wana nyamaswa zibamo. Amashyamba nkaya ntago twaburamo. Duto ariko. Nkayange. Ibazo ugiye mugahoramo n'ingwe. Cyangwa impyisi mahuma. Zira zitunzwe n'amaraso ntago zaba hariye. Ariko dukende tubamo rwose ndabizi. Ngikora ku muryango najyaga ntubona uko bakoreraga hafi na rya shyamba. Mu myaka yashize ngo niho bakoreraga urukundo ahantu bita ngo ni bari muri Mera Neza. Urukundo borokora bate? Niho bajyaga gukora urukundo muri Mera Neza nyine ngo haba amafu cyane ngo utasokanira agasheri wawe nibyavagamo. Hetaga ukatira. Bababeshya gusa wajyaga bigasanga kuko nize muri college ya Saint Andre turi bato twajyaga tujyayo cyane mu weekend. Ingeri zose barazihasangaga. Habaga basenga niyo baracitsemo simbize hari kuko Mera Neza abantu batayizi bamo ibice nka bitatu by'ingenzi. Abishyamba rya Pinusi rinini cyane utabasha guheza. Ishyamba kanageraho kajya urigita kubera amababi ya Pinusi. Ni ishyamba ryiza birenze urugero. Hakaba hirya y'ahantu hari ibitare byiza cyane nabyo abantu nk'ikibuye ushobora kubitereka ugafatira ifoto. Abantu bajya gufatira ama video y'abahanzi. Noneho iyo hari na Mera Neza kandi ubureba ikirere cyuriya mugezi kumugenda wigoronzoye gucyo Nyabarongo. Ufata image yawo guturuka za hari za Nzove ukagenda ugera ku hepfo za Mageragere uruhu filime ubure bose kugenda wigoronzo nyine rwerekeza Bugesera. So hari kuba ari heza ubwaho hari n'umuyaga mwiza. Hari kuba ureba ibyo witegera ukabona ni sawa. Ahandi ni ku mafarashi ntabwo ndagerayo nageze ariko sindajya mu by'amafarashi. En fait urabona n'amafarashi aho bitafaze ndara amafarashi ya danger kwinjira ngira ngo na amafaranga runaka ntabwo naje kubamamaza. So haba amabare muri Mera Neza ariko ikintu kibi cyawo ntazibagirwa nuko ugiye kwibeshya ukajya mu masaha 2 utajyanye ikintu cyo kwifubika. Hari aho imbeho nko mu birunga ariko ibambi buki mu gihe cy'izuba irabazonga irabazonga bikaze bro nta bintu by'imikino hari nk'abantu batuye bavuga ati uwaba yimukinga bane nigira mu kihe imbeho gwa saa 12 kugera bukeye ku buryo utatwaye byo kwifubika mwatembere. Hari ahantu bajyaga babaha ikigorofani kirimo ibiti bacanye by'ibishyito byo kota mukamwota icyo mufata cyose ariko bitanagenda gutyo muratahada murataha kuko imbeho nyinshi cyane. Ngaye ngukoro nkundira twigire mu makuru y'uno munsi ndashaka ko duhera e Burundi. Akamba yahaga ngo kashobotse. Yabaye iki se vice president? Yahaga vice president. Akabana ministre w'ingabo. Nawo mu promotion adakwiye. Mbayahaga Esidori utuvugana ari mu bihe bibi cyane bishobora kuba byatuma anafungwa. Ariko gwenda hindutse umukozi w'abadede sinzi nabaza gushyira imiyaga. Yagize atese kandi. Ariko inkuru iri kumuvugwaho irasebetse cyane. First of all nk'umukozi w'Imana, ikindi kandi nk'umuntu navuga warumaze kugira izina ntabwo arakwiye ko ibintu by'ubunyanga. So rero ari kuvugwaho inkuru Anezia Kizimana n'umupfakazi afite abantu 6 kuvugwaho inkuru y'ubujura banza wumva ino nkuru. Sabakomba yahaga Isidore yahoze ari umuyobozi w'ubudandaji mishamwe Yonatel amusubiza 5,800 by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika nk'uko biboneka ku rupapuro rw'amasezerano yahaga yashize ku mukono. Ayo mafaranga yahawe n'umuhisi Mathias Haranungarawe umugabo wa Anezia Kizimana mu kwezi kwa 5 umwaka wa 2014 kugira amugurire ikibanza muri komine ya Buterere yo muri ico gihe. Inyuma yaho Haranungarawe yitabiye Imana Mbayahaga niyigeze ashaka kuvugana n'umuryango usigaye kugira basubize ayo mafaranga canke ngo abashikirize ico kibanza Reverien bazikamwe.
turinginga abantu bose b'abavyeyi bazi kuba imfuvyi ingene bimera, bazi kurera abana umuntu ari umwe bimera, niba bishikirize abantu bajerwa agateka k'abana. Nk'uko biri mu masezerano hagati ya Haranungaraye Mathias na Isidore Mbayahaga, ikibanza kingana na metero kare 580 kiri muri quartier ya Kiyange zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Muri ayo masezerano nyene impapuro ziranga ico kibanza zategerezwa gushikira Haranungaraye Mathias mu ndwi zibiri uhereye kuwa 9 Rusama 2014, ari nayo tariki ayo masezerano yashiriweho umukono na Isidore Mbayahaga. Haranungaraye Mathias amaze kwitaba Imana, Anezi Hakizimana umutambukanyi wiwe avuga ko Mbayahaga atasubiye kwitaba telefone imyaka 7 iraheze ico kibanza kitaraboneka n'amafaranga atigeze asubiza umuryango wa Haranungarawe. Naramuhamagaye ndamutuma ko Frema higeze ashaka ko tuganira kandi adufitiye ideni ry'amafaranga atari make cyane, aturunyera page akaraba inyuma arazi ko bari inshuti cyane n'umushinga nawe wanje. Ntibivuga ngo umuntu ngo yica amasezerano cyangwa ngo acarenganya abantu ngo kubera batagifise abana batagifise papa wabo. Umuryango wa Haranungarawe Mathias usaba abaharanira agateka k'abana n'abapfakazi kubafasha kugira imfuvyi zironka ikizitunga. Umubabaro dufise n'agahinda dufise, turinginga abantu bose b'abavyeyi bazi kuba imfuvyi ingene bimera, bazi kurera abana umuntu ari umwe bimera, niba bishikirize abantu bajerwa agateka k'abana, agateka k'abapfakazi, kuvuga ngo avuga ijambo ry'Imana, ngo yigishe ubutumwa bwiza. Hari abantu bamugiriye neza, hari abantu babaye hafi yiwe nawe nyine adafise icepfo ca ruguru, twebwe yaradusahuye. Anezi Hakizimana yoba yaragerageje kwitura bamwe mu bategetsi kugira bamufashe kwishuza, ariko nabo bakaba bamusavye igiturire kugira bagire ico bamufashije mu kumwishuriza. Twagerageje guhamagara Isidore Mbayahaga ku ncuro nyinshi ariko ntiyigeze atwishura. Aho urakoze cyane ahangare ari poete eshatu ushaka kugira ngo tugendane. Poete ya mbere ubuhemu, iya kabiri kukina ku mubyimba reka mbyite gutyo sibyo, iya gatatu bad governance cyangwa se bad leadership. Isidore Mbayahaga yarahemutse sibyo, amaze guhemuka kandi ntiyanagira impuhwe z'uko uwo mubyeyi yitabye Imana nk'uwari inshuti ye, nibura ngo abashe kuziba icyuho kibaye muri urwo rugo. Bagupfusha umugabo ni ikintu no gupfusha no guhomba iki, no gomba umutwe w'urugo sibyo, niko nabivuga wenda atajya yumva nabi sibyo. Icya gatatu abayobozi yaregeye nawe bari kumubwira ngo leta pesa wewe no David irenga bitabyitwara mu guta no turabivuga gute. Iyi ni inkuru manange nayi guhaye reba, ntago ari byo guhimba, ni inkuru ifite ibimenyetso irete ririmo. Kandi ikindi abatazi inkuru i Burundi batunyomoza niba turi kubeshya. Yego nibyo Textion tukura hano mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ruguru neza na parking za Chic. Wawitegeye Kigali Universe urahasanga ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo, muri business ndetse no mu nganda, kuko dufite stock nini. Niyo mpamvu tugurisha mu kiranguzo. Urahasanga amafuru yotsa imigati, amafuru yotsa inyama neza ya originali, amateleviziyo ya originali, imashini zikora ikawa za konjerateri za originali, amafirigo ya originali ndetse n'imashini zivanga ifarini. Hari amagare, air conditioner, imashini zimesa, kwizine za originali, iminzani komera ndetse na safe zo gukoresha mu rugo no muri banke, n'utundi dukoresho twiza twa originali. Business ndetse n'inganda nimutangweyo. Dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza hano mu mujyi wa Kigali ndetse no muri quartier commerciale ahazwi nka Sawasawa, ni ku nyubako ya 4 mu koko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Ku bundi busobanuro duhamagaye kuri 0780 90 60 44 cyangwa se 0788 24 78 83. Ubundi uhagera nawe ucimaka. Textion yabaye igisubizo kirambye. Mu myaka irenga 15 ikora Zirumuze ni ikigo cyita ku buzima bw'abantu, aho kibafasha mu kubaha produit ku ndwara zitandukanye. Tubafitiye product z'umwimerere zikomoka ku bimera
kandi zizewe. Izi product kandi ziteguye mu buryo bwizewe aho zibafasha mu bibazo bikurikira: kunoza amabanga y'abashakanye ku bantu babaswe na amibe, zihita zigenda nka nyomberi mu minsi 7 gusa. Umwijima, igifu, imitsi, umutwe udakira, igicuri, iprostate, kubura cyangwa guhagarika urubyaro, infection, gukuraho ingaruka zo kwikinisha, diabete, ibibyimba byo mu nda ku bagore, hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso, gufasha kutavamo kwinda ku bagore n'izindi nyinshi. Zirumuzikorera hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mujyi wa Musanze, aho i Kigali wadusanga hano ku Muhima ruguru y'ahahoze isoko rya Caguwa ryasenywe. Iyo uhagaze hano mu marembo y'ibiro by'umurenge wa Muhima ureba hakurya y'umuhanda ukahita ubona etaje ngufi ya grey ifite icyapa kinini cyanditseho Zirumuze. Kuba shaka kudusanga i Kigali mwaduhamagara kuri nimero zikurikira: 0788 86 3221 cyangwa se 0728 88 33 221. Naho abifuza kudusanga mu mujyi wa Musanze dukorera ruguru y'isoko ry'ibiribwa rya Kariyeri, haruguru gato ya Wasake hari icyapa cya Zirumuze. Kubundi busobanuro waduhamagara kuri 0784 34 72 dukora buri munsi uretse ku isabato. Icyitonderwa: abari mu ntara namwe mwashyizwe igorora kuko tubohereza produit zanyu kuri kuriye, ndetse n'abari mu bihugu by'amahanga tubohereza produit zanyu kuri DHL bikabageraho mu gihe gito cyane. Zirumuze, igisubizo ku bashaka gufashwa mu bibazo by'ubuzima bitandukanye. Ndashaka kugira ngo turebe ese dore mbaye hagaho noho tuvuga iki noneho ibintu abyumva ute? urumva uko nabivuga, first of all yo na affaire privé hagati y'imiryango yego yambaye ahaga. Jewe ntabwo menyereye gukora inkuru z'isosiyale, nta nubwo nzibuzinjiremo kwambaye ahaga, kuko mbaye ahaga ntabwo dufite ijwi rya hano. Biradusaba kubalansinga ngo twumve icyo mbaye ahaga tekereza. Hano turaba professionnel, umunyamakuru turaba professionnel. Nawe ntiyamubonye nyine, kuba ataramubonye rero nguhe nimero yambaye ahaga umuhamagare. Waje kuyibona se? Ntabwo nayibura. So nukuvuga ngo iki ni ikibazo kibaza imyaka myinshi, kirimo infidelité na malhonnêteté. Kuri malhonnête uri infidèle. So ariko kuri mbahaga ntabwo nshaka kwinjira muri private life yiwe. Giye tudisizana ku bya politike niba bishaka, ntabwo nzajya muri affaire ngo ndakureze ideni, kuko nawe ntabwo azamadeni yanjye cyangwa ntabwo azibazo byanjye. Sinshaka no kumenya ibyo bijyanye n'ibyo ngibyo. Umuryango uzamurege ni munani kuzajya muri East African Court, urumva ibyo Burundi nibyanga azajya kurega n'ahandi hose bazamwakira. Kandi kudahuriza uwo mudamu urumva ni ikibazo gikomeye nk'umuntu ufite abana asigaranye niki. Ariko seriously ndashaka kubwira ikintu kimwe hano Maris, mbaraga tumubitse ibyo bitakubitse urabizi gukora imibare, reka tumuputinga en evidence aba hari yatumubitse. Buriya ntureba ko ikibazo cyo muri DRC bivugwa yuko Tshisekedi guverinoma ye itemera abavuga ikinyarwanda, ibatoteza buri kimwe cyose. Icyo nacyo ndeka tukibitse ndabikusanyiriza hamwe. Ukabona uburundi abo bambaye ahaga n'iki hose, mbaye ahaga bo yahawe misiyo yo gutanyaguza ishyaka rya Iprona, ararishwanyaguza birakunda. Ababishoboye bajya mu kwa CNDD, kandi ryari ishyaka rikomeye rishobora guchallengeingana nk'ishyaka rikomeye mu gihugu cy'u Burundi rimaze igihe kirekire kingana kuriya. Reka ngabe mbaye ahaga ngaruzo izo case Burundi mpamvu natanzeho urugero. Icyo nashaka kubwira kimwe kizira bibiri. Nubona umuntu yanzi wabo, sibyo? Ntuzashaka kagira imuhana. None se mu nzu ya se ni muri Prona, mu nzu ya se ni nahe yagambariye beneho. Mbahaga mu Burundi bagira ibintu by'amoko, bavuga ko ari umwuga w'abatutsi muri Prona. Ibyo ni ibyanyu mwa Barundi mwese igihe byadukanye, biranditse mu mategeko yanyu sigiye ubizanye. Uba kandi imagine kubura umuntu wa Prona ko mucaka abasenze defudede ntagasuzugura ubundi ntago bikunda. Ntago ubundi mu myaka ntago amashyaka ngana. N'igihe Prona yategetse, Prona abaporo n'igihe Prona yategetse ibyo yagezeho ntago CNDD yabigeraho, nubwo imyaka yabingana wenda ntago byari bikwiye rwose, urumva? So kandi imagine ko umuntu w'umuprona aho akiyumvisemo iyo seniority, ni nko kwa muri colonel ugatera isarute caporal. Ibaze seriously, kuko iyo utonda kajya republic uhera kuri republika zakurikiranye Burundi bamicombera kuzamura babagaza babuyoya, urumva? Ntabwo wacurika ikibuga ngo uvuge ngo senior leader, urumva? Ngo nuriho uyu munsi, sibyo? Kurusha babanje mu gihe
mu gihe nyine banaherekanije ubutegetsi muri ubwo buryo senior is always senior anyway senate zishobora kuzana ibikorwa remezo bitandukanye manifesto nzima byinshi igakora ibitangaza wenda yereka abarundi ariko ku ngoma ya Iporona ntago abarundi bigezeho bara essence ibibuga by'indege biri mu Burundi ni Iporona yubatse imihanda ni Iporona yubatse abarundi bariya bazatubira igikorwa remezo ku rwego mpuzamahanga senate yayubaka itasanganye Iporona ariko urubo Iporona ukajya gupfukamira senate nta gasuzuguro completely so umuntu wasuzuguye icyama cye we nababuye bakabicagagura bakagira gute uyu yasinya nawe n'inkamba yahaga kuko ni wagurisha abatutsi Burundi ni wagurishije arabasuzuguza kugeza kuri rwego bamubeshya akazi so kubeshya yaje muri mission y'abafaransa uri bakanamuhaye ariko akazi bakamwemereye bakamuha oya buriya birandi bamubwiraga nyuma y'ubutegetsi bwe ariko mbere yo kuza gukora biriya yaraje muri mission rero nkavuga ngo umuntu wahemukiye uwo mu nda yase urumva nubwo turi mu kibazo cy'umuryango tutari gisatira imiryango ndakubwira ko Mbayahaga yamaze gutakaza ari yareme akaba umucakara uwo bagomye gucakazanya sibyo buriya aba yarangiye yaraguhemukira umubyeyi we urimo kureba marira Mbayahaga n'umwana we yamurya akamusimanganya we yibyariye mu nda we Mbayahaga n'abantu ba Machiavelli urumva aba yaratakaje ikintu kimeze nk'umuntu ku mutima Machiavellism ikintu cyose yagitanga ku nyungu ze urubyaro yarutanga inshuti ye magara uwo muntu wamuhaye amadolari angana gutyo ngamugurira ikibanza Mbayahaga bambaga magana ntitaba mu by'ukuri n'empori kutitaba umuntu w'umupfakazi uwo mucuti wawe umwe mu bantu bakomeye mu Rwanda agiye kuburana narabikubwiye ko ari urubanza nagiyemo ngiye kugama na Sekovia bamusomera urubanza wari ministre baramufunze umucamanza ariko ngo imwe mu ngingo ngo zimujyanye hari ahantu ngo bageragere ngo ingingo ikomeye ngo ni ingingo nasomye mu gitabo ngo bita jurisprudence ngo uyu mugabo ngo hemukiye undi ngo bita ngo amitié médiocre urumva ngo guhanishijwe ko utabaye inshuti nziza na kanaka muri service yagusabaga ntago inshuti yawe uhircyoza donc wari mediocrité urumva n'ikintu uciriritse Mbayahaga yafite ubumuntu buciriritse kuko ntago wagahemukiye umuntu famille y'umupfakazi y'umujama mwagira gute mwashiringaga Mari susiza abana David asiza abana banje kwasigara utabana akabanza kabo kurya imfubye n'abapfakaze bro na Bibiliya bivuga na Korani bivuga ibintu byose bivuga so Mbayahaga rero bamusengere ejo bundi nasabye abantu b'abanyamasengesho ngo bamusengere bamwereka Imana ahinduke aya madolari ntago ari menshi Mbayahaga yibye amafaranga menshi bakubwiye dosiye yigeze kujyana umuntu mu Bushinwa kugura ngo bari machine ngo ziki ngo bagezeyo ngabwira umuntu ati ntazo tuje kugura rega subirayo ndagira ngo tuje ordre mission tuyirye nibi ntago tubigura twongeye tuyasubirane yuko so tugaragaza fente ko twagiyeyo gusa none tuwature bakakantu kamwe Mbayahaga rero Mbayahaga ntago kwiye gutangaza umuntu wese Mbayahaga isipoko ko batubwiye amateka ye nk'umuntu koko nyine w'umunyenda wirwanirira ku gifu cye gusa sibyo ubundi Mbayahaga koko ni umupasitoro ni umupasitoro kubera ko ni umupasitoro kubera ko abapasitoro baratumwe na leta nabyo nukabyiza ni umupasitoro kubera ko muri philosophie internationale bakubwira yuko bano bantu bakora imirimo yitwa ko ari ubugira neza ari bwo buryo benshi babona bw'ubugome bwo guhisha ubugome bwabo sibyo none se umugore bita Ingrid Betancourt wari wafashwe n'inyeshyamba zo muri Colombia zirangira ngo wagira ngo ni zira zaje muri Congo iwabo waziranyeshyamba za Black Water iwabo Afansa bajya kumubohoza mu mashyamba yaho bajyanye indege ziriho amadarapo ya Croix Rouge urumva bagira ngo n'abakuru Rouge baje gusura inyeshyamba zibona abakuru Rouge baje kubasura basanga zuzuyemo abakomando umugore baramubohoje hari ku ngoma ya François Hollande sikirane ejo bundi nta n'imyaka myinshi iyi operation ibaye so abantu bamwe iyo bajya gukora ibintu byiza amaparasi yakomeye bikingiriza uduhu tw'intama buri pasiteri bamwe namwe n'abagome babi cyane nibo bagurisha ingingo z'abantu urumva traffic nibo bagurisha abana b'abakobwa muri za Sri Lanka ariko kugira ngo tutagira umuntu wibakekaho shitani rabasura bagahita bashinga amadini bagashyiraho imisaraba bagafasha abakene imfubyi n'abapfakazi kugira ngo bibagize abantu kandi muri ba bandi bafite byishoro nanone azongera akagukuramo akajya kukurisha impyiko zawe Mbayahaga yo kwiyambika agasura ka pasiteri urumva
ashobora kubikoresha kugira ngo agere ku nyungu ze bwite ntibivuze ko n'abapasiteri bazima babaho ariko ashobora kubikora kuriya kugira ngo iza ndonke ibashe kujya ku murongo amafaranga yose ni ukwezi indonke nyine indonke zose abona mu bintu azikorera makiyaje urumva namara kuzikorera makiyaje akazimasika musigare mubona nk'umuntu w'iki kandi uriya abaye pasiteri kujya kumwihanaho ntabwo byagorana kandi wamwihanaho wagenda ufite amanyanga gatade muza w'umutware dore niba wagize gute na gute arabyihariye urumva okay Imana iramuzi umuntu wese azajya imbere y'Imana mu buzima bwe ariko ntibizatubuza kubivugaho uko uri umupasiteri mwiza wakwebera ku mbuto uru rugo ntabwo mujye kuguhamagara ngo warwitaba ahubwo niba bagombye kuba arusura kenshi sibyo hanyuma yabereka icyo kibanza bakakigurishiriza bakagisubiza bakaba cyangwa bakacyubaka aba yatarakiguze yaba amafaranga yabo reba imyaka ishize 11 amadolari 5,000 ubu ngubu ayamaze kwikuba nka 3 ayo mafaranga mbahaga ntabwo yayabura aba ari umukire ariko se usanze ibihema afite ari nka 200 yagenda bisubiza byose ari agahemu kamwe biroroshye usanze afite ubuhemu birenze amaherezo yaba yahe Tiyo gapoe ka kabiri ariko hari poe ebyiri wabikije cyo bita mu mibare kubitsa wabikije ngo Mbayahage Isidore nkawe paso iyana bitsaga muri Kongo irakubwira ngo nubona Tshisekedi yanze abaturage be akajya ashaka kubeka kugira igihugu ni poe ikomeye cyane wowe muri kumwe uwo munsi wumva ko akwitayeho ukwiye kwiga isomo kavuga uti icyo yapfuye nabari bamaranye amezi 18 bamuventuru nanjye tumaranye imyaka 5 yamboneye ikirungo yakinkaranga no kuvuga ngo abo muntu wiyambuye ibye akiyambuye inshuti we mukaba muri inshuti uyu munsi iteze matter of time nawe igihe kizagera kwiyambura wimwizera uwo muntu kuko ntawasangiye ubugari bwinshi na Tshisekedi kurusha mu venturo bambona impana n'abari ingoma ntawe amezi 18 ngo babaga muri hotel ejo banayivuze y'Kinshasa imwe mu hotel akomeye urumva nibereka Peski niba ari sinibuka ngo ni hotel nziza Peski ni ingira ngo ni Nairobi bari amasheni ya hotel aba bahantu henshi cyangwa se nayo ariko bayivuze izina ariko no kuvuga ngo rero wowe reka nuko wajya gushaka mu rugo urukubita umugabo cyangwa umugore akubita umugore ukavuga ngo uriya ngo mpamvu byamunaniye ngo wenda ngo nawe ngo ntiyamwitonderaga ngo yaravugaga nawe akavuga ukagira wigize intama cyangwa intamakazi bazakumena nawe ibyo unenga wa muntu nawe bizakunanira mu gihe cyose uwo muntu ari umuntu uri brutale ari umunyamahane Tshisekedi we ni umuhemu rero Mbayahaga akaba umuhemu umuntu wese bamuhemukira afite nyina yamuhemukira afite se na se wabo yabahemukira afite uncle we yamuhemukira afite ikintu umuhemu ntareba ngo niki niki abamekeyaveri niko bamera buriya Mbayahaga ikintu areba imbere ye nundaye ubuzima bwe urumva bwe bwite ibindi yabitaye ku ruhande iprona sende ifatika ikubuza imihanda ikayigira no ikopa amatoilette nka ntuze nka ya filime muri bamenye wabonye wa mugabo Aize ajya mukora wa mugabo ufite ubwanwa bwo witwa Tukote wabonye Aize yamukoreye yari boss we akajya nona akamurya akabari akajya kumukoresha muri toilette birambaye ahaga yabikora ni nka Aize yahemukira umuntu wamugiriye neza urumva afite medokirite mu buzima bwe ujye utinya umuntu ugambanira abantu agakinda ku mubyimba abanyamurenge n'imyaka bahangayitse agakina ku mubyimba ku bavuga ikinyarwanda n'imyaka bahangayitse uriya muntu azibane bingi ntabo umuntu abafite so Mbayahaga wataye umuntu muramushakaho iki uriya mutagatifu wa shitani yataye umuntu none Europe ya gatatu uyu mugore ajya kurega no bari kumwaka igiturire what can you say about that none se ntibafite umurugwi severi ngo urenganura abantu abarundi bagira ntuza izo nzego zose ari kujya kuregamo abarundi bagira umuntu bita umuhuza ombudsman kandi izo nzego zose umubunzi umuvunyi umuvunyi baramugira niba mufite se inkuru ni wayumvishe ntagere ku muvunyi we nawe yamaka igiturire ariko Burundi abuzo we Burundi na never yakwaka igiturire kugira ngo ukemure none se never yakijije iki kibazo cy'uyu muntu burase ko ushobora gusanga inzego z'ubutasi z'u Burundi harimo zituma umugore atangaza amakuru kugira ngo bazahambire Mbayahaga neza cyane birashoboka kuko burya baba gufite n'amanyanga ugenda ukora baragukoresha
bakagucana nk'igisheke uko ugenda uzamuka ugaragara ubuze ubwambure bwawe sibyo bagahita baca inyuma Mbayahaga nta hantu yari ideni Mbayahaga nta muntu yemukiye barimo kumukoresha ngo bazamukacange bamujugunye buriya sagira ngo we abadede bamufitiye impuhwe sibyo nakubwiye ubushize Mbayahaga sarusha ubumanzi n'ubutwari arengiye mu bunyoni urimo mu kinyarwanda kitari cyiza kubonera mu ntuze mu rukiko bashobora kumuzamura kuriya bakavuga bati kandi amagambo yambaye Mbayahaga ameze gutya twaramukacanze ntamu yirarangiye amatora arangiye kuri ubu ngubu y'abadepite hasigaye perezida mu mwaka iri imbere urumva bakavuga ariko ubundi yungu erega izino nzego z'ubutasi kuntu zikora sometimes bashobora kujya banakuzamura gutya barangiza bagahita bagutuma bakagucuma urubanza nka ruriya kugira ngo bakubwire ngo ujye uri menge wowe uri igikoresho cyacu uzi impamvu n'inzego z'ubundi zagira urusengo utanze z'ubutasi urusengo utanze muri rusange ariko ukuri nuko uyu mugore abamwatse ruswa ntabwo ari ukugira ngo bakomeze batinze kesi ahubwo niwo muco w'u Burundi none se urishwa yuko iyo kuri barriere iyo ayitanga se bari kumukemurira ikibazo iyo ayitanga bari kumukemurira ikibazo bari kumurya shawagiye ure uzi ko iyo umaze kwambuka barriere iyo imipaka yose nayiciyeho yaba ari Nemba yaba ari Akanyaru ubu uri ku murongo muri guteza wampa pasiporo yawe ati Manuel bavuga Manuel ngose shasiga akantu shaka atese ngati ngose shasiga nka bitaro by'amanyarwanda abantu se babumva kandi muri ku murongo muri guteza muri babyita kugongesha none se kuki yakaruswa ntumva nibyo nikubwiye nyine uburyo ki byabaye kamere akwamujye muri akibyo no gusebanya nese nta bayobozi baba haravuga ati batabura mu ndaguhora iki ko ndamonda bahora iki nyine yasozwa ku mugaragaro kandi hari inspection muri ku murongo gutya ugezweho aho gutera hagati witwa Manuel ngose sha Manuel ngose shasiga kandi uyakuyemo se oyayakira cyangwa wayashira handi hano wayakira ugize mu portemone ukamariza arafata kamera zimureba arayafata kamera bazagira kamera bazagira oye nazo no kuvuga ubundi ukimara kuba mu Rwanda kwa kundi ubundi ubwo bitandukanye mu idirishya uvuye ku idirishya utereshejeho ku Rwanda ugiye ku idirishya utereshejeho ku Burundi ubugeze mu Burundi nyine bita bihinduka ariko nanone bita bihinduka hari ugira ngo bakwandika mu mashini hoya aguteraho kashi muri passport yawe kwandika muri registre ugiye ukazimira bari muri registre none se ugeze Burundi ko registre twawayijyanye bashatse gucekinga aho winjiriye bare izina rya kashi information nyine ubwo bare izina rya kashi izo batse umupaka uyu wanyuzeho izo information ubwo bazigenderaho bakavuga ati nese nta computer bagira cyangwa ni bamanga kuzikoresha ariko ntabwo bazi kubikoresha mbona bo nyine bakoresha ibintu bya analogue cyane niyo system yabo kuko indangamuntu zabo boza cyaro dupapuro ibintu by'ipapuro nyine igipande uri kumva nka zino kata zishwitswe ntabyo narenze igihe sibyo no kuko akaruswa ndashaka kugira ngo banze wumve kari akantu gasanzwe kuba rero n'abayobozi bari kwaka uyu mudamu ruswa nta gitangaza kirimo ahubwo birababaje twese twabiremera mu ndorerwamo y'iterambere igihugu cyatera imbere gute kigifite ubutabera kigifite inzego zigiye zitandukanye zikorera mw'uyu mujyo nese do you think bafite intego yo gutera imbere none se babaho hari abantu baze mbona ngo bari ku kinyamakuru de East Africa nijoro nahoze nsoma bavuga ngo uburyo kinga abantu muri Guinea Papua ngo niba Guinea Papua I don't know ni igihugu kimeze gutyo bo ngo intego yabo ni ukutava ku muco ejo bundi bari bagiye mu nama Loni bambaye ubusa urumva n'ibintu by'uduhuri iki byose hano ukabona ahantu igihugu cyabo cicaye n'ibindi bihugu bazengurutse ibitwenge byabishe ariko bakabwira ati mwege mwagiye mu costume mutaye imico yanyu ntago tuzava ko n'amabuno na za nyashiri iki byose muri New York sinakubwira gutya Mombasa na Nairobi bafite cyicaro muri Loni bicaramo sure ariko si yose yatanga nabaganye n'ambaye ubusa babo bahagute nabwo bajya muri Loni ndabifite hano link ndabifite akwabe imbinyereke ndebe ngaze nyiguhere igihugu ayo rabeshya bararenze mwana urabeshya aho ngana bararenze baravuze bati mwebwe ngo mwigize abasirimu rero mwataye umuco urumva muraho ngaho urumva ari igihugu ni igihugu abana bonyamba neza ahubwo na Masai uzo Masai w'umusirimu
ukuntu yambara neza twagiye duhora mu masamiti agiye atandukanye ewana akajya imbere muri presentation yambaye kwa kuri nyine bambara kwabo kumva ngo nka PhD ni doctor w'umumasayi agatuza kagaragara yambaye akantu k'akaremba gusa yakenyeye mu yatereye aho ngaho mu gatuza ukavuga ati what a doctor is this ni doctor bwoko ki ari kumva no umuntu w'ubwenge bakanabubaha kubera iki kubera umuco nyine barabubaha urumva no umuco abo muri Papua nabo ndabaguha rero Guinea Papua Nouvelle Guinea iyo gihugu kirazwe bakajya bambaye ubusa buri baragenda bagafata iki isi yose irabubaha nk'abandi bo muri Kongo za ukuntu babubashwe protocole zabo zirarenze kugira ngo batabakoma nk'ikintu yambaye kikagwa ndagutera umwako ageze kuri abantu nk'abo nabo natuma binjira mu gihugu watuma binjira mu gihugu pe baba bakuzaniye ishyano ni kuki tutabakabona ko binjiramo barakumagiye igihugu bakimagira ntacyo dusoza kubyambara haga tugiye kuzana dukomeze ikiganiro nizo ndayiguha nitonze dusoza kubyambara haga ntajya muri mashini bikandaranje hanyuma rero dusoza nicyo wavuga kuri Mbayahaga niki wavuga ko uyu mudamu warenganyijwe ese yakora iki kugira ngo nibura abashe kurenganurwa oya mubyeyi se oya mubyeyi hari ikintu ngiye kubwira Mari kandi ntago ari ikintu cy'ubutwari arababaye ko barasiko gupfa uwamurenganyije arabizi igihugu abivugiramo kirabyumva oya mubyeyi yiba yizera Imana atema niba atayizera kuko ubuyobozi bwo ntabwo afite ko kumurenganura natege Mbayahaga iminsi namwandikire muri message urumva amubwire ngo isi ntisakaye Imana izamurengera nese ko ubuyobozi bwo bwakamurengeye nta na kimwe bwitayeho urumva none surambwira ngo mvuge ngo bugende gute rwose ahubwo n'ikindi abishyire mu bwitonzi bwinshi kuko ashobora kwigira umuhimu guhembana uburenganzira bwe ntuza akamwica Mbayahaga akicura muryango uriya mubyeyi nacisha make ubuse abantu barenganye ku isi ni bakeya bagafite power nakomeza no kuvanga afite uburenganzira agafite iki n'iki afite power arabizira azayimuziza arabigwamo arabyita gusebya umukozi w'Imana aba imbonera kure ziramutaha ngo ayo mafaranga ibihugu bihomba ibintu byinshi ibihugu ni ibintu byinshi natuze Imana iramuzi ariko najya mwihangana araza kubona ko bitari bukunde ngaye nguko rero tuve ku Mbayahaga n'abadede bene wabo ubwo twigire ku zene ngingo ariko kandi ngo nahumura abadede bazashyira baveho abazabakuraho kandi bazamuha ubutabera kandi Mbayahaga azabigenderamo kuko bari abadede ntabwo bashobora gutegeka muri aka karere imyaka myinshi abadede nabo ngo bari gusubiranamo nabyumvisha Imana batari kugenda bahuza ingingo n'izindi ariko buri abadede baraziranye ni wowe uko navuga ijambo ngo abakongomani baraziranye cyangwa se abakongomani bose ni bamwe baraziranye abadede nabo baraziranye kandi dusoje ngaha iyi ngingo